umva se mere amama ngo ari papa cyangwa ibyo bya papa cyangwa nyabirande uriya se wundi bano bantu zimondi katashwe cyozi nguyu uyasa n'umuhungu wanjye uyu nguyu se gusa ndamuzi n'umuhungu wanjye harimo resitora ibiryo byaraboze avoka zaraboze ibintu byose byaburiye mu ntago umukobwa mwiza gutya aba umusazi n'ukuri akantu se sitwakanywa mu kanwa ufite ikihe kibazo cy'icyaka tujye kunywa akantu njye tujye kunywa akantu umuntu twemeranga je n'ubundi ndi umudanse ukumva wa Gisiboy ariko umuntu njye nemera cyane ni papa cyangwa Yes nitwa Sebor Rexon reka ngwikaze kuri Day to Day TV umunsi kuwundi uyu munsi turi muri Kigali ariko iyi ni segment akwiye kugucika ese uramuzi ni ka gace abastari tubamenya nimba ko kari abastari tukajya ku mihanda uyu munsi ndi muri Kigali ku Gisozi mu Budurira Papa Cyangwe na Kivumbi abantu batanyumva Papa Cyangwe na Kivumbi baherutse kuvuga ko umwe ari umwami undarenze undari umustari ariko guys reka ducimaka right now reka ngwikaze ngira ngo araza kumfasha amfashe hano nabashyize hano ku karubanda unemera cyane Kivumbi kuko naramukoreye waramukoreye yego uri producer ya niyo mpamvu man none se ninde muhanga muri bo umuhanga muri bo ni wowe wemera wakoreye ni Kivumbi kabisa serious Papa Cyangwe man aherutse kuvuga ko ari umwami wapi ntabwo bishoboka ngo producer ubwo ufite ideas I thank you broski okay turakomeza tugende tureba man wambwiye kuri umanzi vayana ubanze nkubite niyo mirongo ya vayana imeze bite aba bantu urabazi ndabazi Zimonde hano Kivumbi na Papa Cyangwe bose urabazi wowe wemera cyane ni yemera Papa Cyangwe kubera iki ari Papa Cyangwe wemera kubera ko Papa Cyangwe niwe mbona aririmba ibintu by'amarape wemera nde muri bari Papa Cyangwe kubera iki ari Papa Cyangwe wemera nuko ari we cyamamare indirimbo ya Papa Cyangwe zini nayibagiwe ninyibuka ndagaruka nayibagiwe Meri bimeze bite vayo nkwereke witegereze umbwira abantu nimba ubazi bano bantu se ndabazi Zimonde haya inzu uriya yitwa nde yitwa ndamwibagiwe umuzi he umuzi muza acuranga niwe ni pirapi hajya ni pirapi aririmba we ubizi aba ni bande abanga uriya ni Kivumbi uriya ni Papa Cyangwe uyu ni Kivumbi Papa Cyangwe ndamuzi inde uyu ni inde ni Kivumbi Papa Cyangwe yitwa Kivumbi na Papa Cyangwe nuri uyu ni Kivumbi uyu ni Papa Cyangwe Kivumbi n'uyu Cyangwe n'uyu Kivumbi n'uyu Cyangwe n'uyu niyo ndimba Papa Cyangwe bayita Nyosho ari kumwe na Soshomura ari kumwe na Soshomura Nyosho ari kumwe na Soshomura ya Kivumbi ya Kivumbi ni ntago ndi kwibuka neza nta nimwe turi muri Yesu uramuzi abasore baherutse kuvuga ko ari ibyamamare umwe yita umwami undi yita umwami twaje gucimaka bro aba bantu Zimonde Papa Cyangwe ni wensi uriya se nawe ndamuzi ariko ntago mufana we ntago umufana yitwa nde nimbunga Kivumbi ufana nde Papa Cyangwe ni kubera iki ari Papa Cyangwe ufana ngiye ndamwemera Papa Cyangwe niyo mpamvu indirimbo Papa Cyangwe ziniye ni nyinshi hari iriya yitwa Nyosho nshyashya na Soshomura hari n'indi Soke shawora umufana we cyane bro salam usuduci bimeze bite man nge ndi gukomeza kwibaza nshaka kuva hano umenya umwami umwami hano umwami
umwami ubundi umuntu urenze cyane umuntu twemera ngaha je n'ubundi ndi umudanseri ukumva wa Gisiboy ariko umuntu njye nemera cyane ni Papa Cyangwe kuko ajya dutera n'inkunga nyine tukanakoma ahantu nyine turamuzi cyane uno mutipe ararenze kurusha Kivumbi n'ukuntu aririmba fresh. Kivumbi niwe muntu w'umuhanga ukubita ball za danje nyine cyane uko gisi hano genga bakubita ibiceri. Oya nta biceri ntabwo ari iby'ibiceri ni ukumwemera bya danje ahubwo. Amajyari kugenda fresh vayo tuvugana wasanga nanayaguze yose nta wamenya ni waneza umva umusaza akunda Christophe umvisha karimbo yitabiraho turimbo tw'urukundo gusa bimeze bite bano bahungura bazi se bari hari kandi kona wagira ngo ni John Black uyu nguyu hano ku ruhande ninde John Black niba ari John Black ni uri aho hirya agenda ko wagira ngo ni Papa Cyangwe John Black na Papa Cyangwe hagati ya John Black na Papa Cyangwe emera John Black John Black ni indirimbo ye indirimbo ze nzi ni nyinshi ariko ntabwo nyambasha dufite umutwe harenze manite kuri memory card nyine ta uri macuza amagi bakakujijisha bisi turi mu kazi tugomba kuva hano tuguza amagi turi kubona ngiye twatuma akazi gapfa arimo aracuza amagi mukamuri turi no kuyamamaza tugiye kubishyira ku rundi rwego uri manager we uyu mwana amacuza amagi namo kandi ngiye ndi manager we ndi manager we ngiye ndi manager we abacuza amagi kandi manager we turi kuyamamaza no kugumya umubaza ubugambo burebure ngo arema areba ngo Papa Cyangwe wari ase urabaza oya banda bamenyaga bari urabaza bari kukugicara bakamera hirimana ya kamera ngiye birangiye wese urabaza sore yarasaze wowe ibanda Mary umva Mary njya kugura ifu wowe uri kuzana ubugambo Mary kandi wowe usa na mama wanjye biriseri pererezi nukuri mama nyina gukomeza umva simera se winci umva se umva rata nugende naguza amagi seri ndagura amagi rata nugende naguzamo nugende naguza amagi iginangaye nkuriramo amagi ya 5 bari guhe bitwaye ikizi uri muhe rimwe ni rimwe uraririra mu rugo urarira hano bano ba people bari kukureba uriya n'umukobwa wanjye ahubwo yasinze uwo wavuye kunywa inzoga wanaborewe wagicucu kakaba kameze bande umva se Mary amaba ngo ari Papa Cyangwe ibya Papa Cyangwe njye birandeba uriya se wundi Mary reba ukuntu buncitse ariko ngwina sore ari kuvuga ngo Papa Cyangwe enda ari nogira injyane mu rugo njye kugura Papa Cyangwe yamara uramuzi nibyo uri kwivugisha sore bimeze nzi Papa Cyangwe aho muri neza ko afite ibibazo yabaye iki asi yabaye kisoreka ari umwana kamera iri kureba hirya nese Mary niyo twakwifotoranya byaba bitwaye iki nifotoranye nawe uri kubona tutakwifotoza agafoto k'urwibutso tonde wowe tonde Mary bimeze bite zamari gahita zo ku Gisozi se wowe zakuvugisha apubatinya none se ari cyo bitwaye ubu se nidupfa tuzakura amafoto bazatwibukira ntago cya gukamera yankamera mibiki se afite ibibazo n'ibi bintu mwateretse hano naje gufata umuhanda mbango iyi ni kamera we bari abantu zindemere bano bantu zimondi katashwe cyozi nguyu uyasa n'umuhungu wanjye uyu nguyu se nguse ndamuzi n'umuhungu wanjye Christian Mbarasa ni Christian mwitande abyumva kandi nawe uranshaka kubabaza bamwita ngo mama Papa Cyangwe bero uracitse kabisa
turacyari kureba hano ku Gisi uko bimeze. Iyi karitsiye ni karitsiye y'abasirimu guys. Iyi ni karitsiye y'abasirimu. Bebe kunsetse. Shora aransetsa isa nicomoke. Iyi ni karitsiye y'abasirimu ariko dushaka kumenya mu by'ukuri umwami ninde ducimaka. Umwami ninde ducimaka. Abantu uzimonde. Uzimonde. nta n'umwe nzi Sure. inganiriza nta n'ikintu na kimwe Sisi twa sinana kigwa bro. Uri kubona ndi umukene ngewe? None sinago twa nese. Jese ariko nanazigo. Wambaye na chance ariko byiwe. Cya mbere ni amahoro broski. Bano bantu Suzimon. Abana n'umwe nzi. Yego. Wapi? Wallahi nawe bro. Inde. Uhe. Hari babiri suko kuri urebwa ndamenya ari. Bamwita Kivumbi King. Uyu. Uyu? Usitu sentira. Itusenti. Ndakeka. Hagati ya Kivumbi King na Tusenti wemerande. Kivumbi King. Ne wemera? Niye ndimba ya Kivumbi King uzi. Nana. Nana. Ni nyinshi ndimbo za Kivumbi King. Niye ndimba ya Tusenti wemera? Ya Tusenti. Eri ari kumwe na Juno akose. Yitwa Fit. Fit. Papa Cyondo? Gari we uri hanindi. Nimbo yari Papa cyangwe uyu. ntago muzi ngewe Nta n'umuntu ubona basa. no mwambona basa nawe nzi Bikomeje kuba urubanza rurakomeye cyane. Hagati y'aba basore babiri, ngo ni Tusenti aravuze ngo ni John Black, undi yavuze ngo ni Papa cyangwa ariko ntago twari twamenya mu by'ukuri ngo ninde. Ninde uzi bano bantu ngo turangize urubanza. Oya ngenye nago ibyo mwambwe nago ari byo nyeneye kumenya abandi bantu batubwiye. Kivumbi ninde? Vayo munyereke mani wivugira kure. Oyo ni Kivumbi. Oyo ni Papa cyawe. Wemera ndi muraho. Mwemereye umuja. Kubera iki? Afite ingoma zirenze tu. Aho ngo no umwanda. Niki? Manu uvuze ngo ni umwanda? Muniga bishyize ku rundi rwego wallahi. Gaye. Abantu? Uyu mukobwa ni umukatsi muramuzi? Ndamuzi. Genda kuziro muri karitsiye ku Gisi. Hano bayita ku Gisi. Uri umuzi? Twese. Hano bayita ngo kiko. Ku Gisozi. Mu budurira murezi. Gisi. Nago muzi silenga. Hano se no ku isi ya cyenda. Hano bayita mu Bubirigi. Mu Bubirigi? Utajishwa ni mu Bubirigi. Wanyegereza. Uyu umunyonzi utwara abantu bajya kurangura Nyabugogo. Kurangura Nyabugogo? Yambaye bandana. Bimeze bite? Kwambara bandana bisobanuye iki mo? Rasta. Uri rasta. Ngaho sa nkukatsa kagari wegere hano nkubaze. Baze bano bantu imvubaze. Igare. None se bano bantu urabazi? Ubwo nabaho uri kuvuga. Abahe? Bano banika bari hano. Ahubwo batwibwira nk'aba ngaba kabisa. Mbese nakujya wumva indirimbo z'umuntu witwa Papa cyangwa. Papa cyangwa ndavuga. Nawe ni umwanda kandi? Ayakaragara yaragafashe. Ubusiri ko hano naho urimo. Papa cyangwa dore nguwo. Oya tunga urutoki neza unyere. Dore nguwo Papa cyangwa. Uri. Papa cyangwa nuriya. Niye ndimba wa Papa cyangwa. Nyinshi cyane. Ngo biraryoshye bidafite umunyu. Mwari mwiza utagira ubukuku urirekura ntabwo uri kijuju hejuru. Sije ngweli ni shicyakoze urashona wallahi. Ariko aratubwiye ngo niwe Papa cyangwa. Niwe Papa cyangwa ra? Bro salam. Waje kwa chances. Umeze neza?
meze neza. Yitwa Sebo. Bayita Cassandra. 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 Yeah. Ufite izina ryiza n'ijwi ryiza. Nta birenze. Nta birenze. Kubera iki nta birenze? Ni ibisanzwe tu. Bisanzwe gute? Nuko nabimenyereye nyine. Bano bantu si urabazi? Yeah. Simon. Bose ndabazi. Pacyangwa. King Kivumbi. Wemerana? Pacyangwa. Kubera iki ari papa cyangwa wemera? Because he has nice songs. Yeah. Like It's okay. it's okay. Yeah. Ntabwo ujya wifotoza? Nanjye navutse mvuga ngo sinzi ifotoza. Naje gusanga byaragenze gutya. Nanjye byaranshanze. Nakubwiye ngo turi ku gisi cyangwa se ku gisozi, turi muri ese uramuzi, dufite papa cyangwa dufite na King Kivumbi n'abasore baherutse kwigereranya bose, umwe akavuga ati ndi umwami, byanabyaye saga nini haba kuri Twitter, kuri hehe social media zose, babwirana amagambo, umwe yikomanga mu gatuza avuga tuzabaze ni njye, ariko nakubwiye ngo ibintu byose tubishyira hano, ubundi abanyarwanda karibo baba abajaji, kubera ko ibyo bakora n'ubundi babikorera abanyarwanda, nayo mpamvu tuba twabazanye hano ngo turebe kuko nimba aba bantu bazi. So mwaramutse, mumeze mute? Ndi kwibaza aba bantu nimba hari umuntu bazi bose, nta n'umuzi. Sure, egera hano mwere urebe neza, wasanga uri kubarebera kure. Serious, reba neza. Ntabwo mbazi. Nta n'umuzi. Ntabwo ujya ukunda umuziki se? Yumva ureba. Ariko ntabwo mbazi. Nta n'umuzi. Nese umuhanzi witwa Kivumbi nawe uzi? Numva bamuvuga ariko njye ntabwo mbazi. Umuhanzi witwa Papa cyangwa se nawe uzi? Numva nyine babavuga. Wumva bavuga cyane hagati ya Kivumbi na Papa cyangwa nini? Numva bavuga ngo Papa cyangwa njye ntabwo mbazi. Wumva cyane nini? Njyewe ntabwo nkunda kumva ibintu. Nyine ayo mazina urambwiye wumva bayavuga. Uwo bavuga cyane nini? Numva bavuga ngo Papa cyangwa. Ngararenze. Ngararenze nyine ni. Ak Israel mbonye uramuzi. Ibo ndamuzi cyakora. Umusaza bano bantu urabazi? Nta n'umuzi. Serious? Aya, wakigira hano ukareba fresh. Egira hano urebe. Man, vai. Icyo gikapu kirimo iki? Wanguri wazanye se tukagura. Kandi biri serido. Kandi ngiye nivugira gutyo. Sara umusaza umureyo. Meze bite? Ufana re ariko. Aperi se yarayinganyije nacyo. Cyane agubo bizi. Oya ndabizi. Mukisi uri gufana ihe se tuve mu nzira twegera. Mukisi uri gufana ihe? Mukisi. Aya. Ngende kwifanira Rayon Sport kubera yari yaratubabajura tureye ko yajya yasubira ku mwanya yarere. Cyangwa Mukisi uri gufana Rayon? Uri gufana Rayon Mukisi? Oya. Bari abantu surabazi? Ari abantu. Harimo Papa cyangwa ni uwuwe hariya na hariya? Cyangwa ni uriya. Uriya se wo? Ara wundi ntabwo muzi. Papa cyangwa niyo ndimba Papa cyangwa uzi? Niyo ndimba Papa cyangwa? Ya ni nyinshi cyane. Mbwiramo imwe yonyine. Oya ntabwo nahita ndirimba garafure, urabona neza reba yanyeshe dore mba nekaranze ubukoko kiretse nk'uwo mupape uvuye mu gihugu. Ako kabo akanangaye. Aka kagura 6 twose. 6? Mani cyakoze se ndagwumba 4. Aho basima 5. 4? Gaho yamenaje. Ufite phone? Diguri. Mana ari kubona ko twebwe tuzana nimero zawe nk'iki. Humura rekana nawe nimba udashaka kuzana. 078. Kubona twe turi mu kazi kandi natwe tubateza imbere. Sibyo? Zero karindwi umunani. Amazina ni Twizeye Imana. Umugabo
nashyizeho sizo Afunze amazu. si neza bashyiraho amagufuri harimo ibiryo harimo avoka n'imineke byaraboze ubwo se abo bantu ni bazima nese abo bantu bagiye barimo baromonga nabuze niyo baba babibwiye ubuyobozi n'ubizi eh ahubwo sinzi ukuntu banateye hariya hirya hariya cya kintu uri kureba baraje bashyiraho ingufuri ku mazu 5 harimo resitora ibiryo byaraboze avoka zaraboze ibintu byose byaboreye mu genda musazi ni umusazi wo muri karitsiye mureke yarasaze reka akose bimeze bi wareka gufata umusazi hoya ndeka nyine no sura ko nari mwiza disi warasaze wabwiwe nago umukobwa mwiza gutya aba umusazi nukuri ndashaka kumureba mu maso urashaka iki abose ubwo arashaka iki reba umukobwa uri umusazi koko wanyiri inzu garongo yumupanga umva se bawitonze reka tubiganire ariko turebe ukuntu maze tukabiganira ariko akantu se si twakanywa mu kanwa ufite ikihe kibazo cy'icyaka tujye kunywa akantu njye tujye kunywa akantu n'umusazi yarasaze ashaka iki kandi mama kwita unyambura umusazi wose uri mu papa yarambara uyu mugore ashaka iki umva se kandi njye nakugurira ako kantu tukica icyaka nyine turajyayo none se mbaze nangize akazi tubanze tubiganireho tujye kunywa ako kantu sibyo reka tuvugana akantu se turi bujya kuka bashyira kuri televiziyo akantu turajya kuka hoye nese ubu hano uri kuri televiziyo none se toka ako si mwahise twumva se nese ubu hano televiziyo iri kureba nose uri mubi kandi rero sunyiriyeho twe tugiye guciringa ibintu tukabishyira ku murongo nyine nese turajya mu kabari nari narangiza akazi reka ndangiza akazi tujye kunywa akantu ntabyo ari kuko sunyiriyeho twari tugiye kuzinywa zikatwica mpaka nijoro n'ibirayi twabigura kitabuze mu rutoki kari amakoma mazanze ko tubiganiraho sawa ntari bisandesini meri sandesini turi ku gisi vibes ziba zimeze gutya mood ziba zimeze sara musaza meze neza vibes ziba zimeze gutya ibintu byose ku gisi birahaboneka tutuboro reba nuguza 4,000 ngiye kwita nujyana ku isoko mu kabari barahita bama 10,000 izi boro ziguranga Imana ndi kugurisha ino boro bro irimo ibirahure bingahe 1 2 3 ibirahure 6 ndi kwigurisha 8,000 waguze ibirahure ko mbizi ko nakari rikeru zinywera mu bikombe waguze uturahure ndi kubigurisha bino biboro ndi kugurisha ibirahure 8,000 ni ibirahure 6 uramangaye uramangaye ukirahure kimwe nangaira ni bingahe ni ibikombe 6 ugukira nge ntago nzi imibare mani imibare ituma nekereza cyane kandi ntago mashaka gutekereza cyane nyine wowe tekerezaho ni kubona ufite aha motari nuzi kubara yari kugarura ubwo nanga uwo mutwe wawe nishu wikore ku buryo udatekereza ngo uramanga ngo tukibari 1,600 ninde ufite gahunda serious ndi kubigurisha ntago wabingura sister bano bantu surabaza akareka nabo nzi no bwa mbere mbabonye nge uriya ni wowe uriya n'uyu nguyu uhe uriya ni wowe uyu n'uyu mujama nese ntago mugaragara bana barasura bazi barurabaza manzi ta papa cyangora uri
simbona basase siwara urari papa cyangwa papa cyangwa n'uwo wa muhanzi nyine w'umusore ziko ari umuhanzi ariko bamwita byonyine papa cyangwa indirimbo ye uzi ni kamanze nekereze numvira so ndacyazibuka ahari ntabwo nibuka neza ndumva ntabyibuka Kivumbi suramuzi umaze ukora Kivumbi oya uzi papa cyangwa keretse wenda Kivumbi n'uwe nuriye kandi ngira na nimero kandi wambwiye papa cyangwa nimba wamenye papa cyangwa ugusigaye ni Kivumbi papa cyangwa ni inde papa cyangwa na Kivumbi nyine muri bari papa cyangwa ni inde dore nuri ubanza hari ura wambaye bari niko mbibona ngiye ubwo wenda wabona ndi kureba nabi ugusigaye niwe Kivumbi ubwo niwe ugusigaye niwe Kivumbi salamu musaza waje kwa mapisi sema ikirano mano mepisi nabwo ubanza nanjye ngurira ibirahuri wangurira ibirahuri mo amafaranga nta yarabuze kabisa wapi na numuzi pe gishkuri man man nago ujya mva umuziki njya mwumva ariko ntaba ndi kumwe ujya ureba se byibu wapi kabisa sure umuntu witwa papa cyangwa nawe papa cyangwa nuri uhe uyu utambaye amarinete wazamuye akaboko Kivumbi suramuzi njya mwumva mu muziki Kivumbi ako uzi cyane ninda Kivumbi na papa ni papa cyangwa wowe wemera ninde ni papa cyangwa nese boro waziguze ma ndi gushaka umuntu ngura zino boro kandi biri seri biri seri man salamu wangure zino boro man nakote salamu musaza waje kwa machensi ubahise bano hirya ara hirya mu budurira mu budurira hano se usi mu hose ni mu budurira ukora iki ntacyo witwa nde kwizera uri umusanari akare ukora ufite impano se kwizera nta mpano ngira mu buzima bwanjye nta muntu uba utagira impano kwizera nta muntu ujya kubwata aka kantu wagashobora nko gusetsa ntabwo uzi gusetsa gusetsa ndabizi ubu ushobora kumbwira akantu kakansetsa kereka nabanje kubyiga wabanje kubyitaho ukabitekereza ngo ureba muri bari abantu bari hariya umbwire nimba uzi mu ndamuzi Simonde papa cyangwa uriya wundi uriya ni Kivumbi bose urabazi urabafana bose oya mfana papa cyangwa cyane kubera iki ufana papa cyangwa nuko afite indirimbo zifite hit izihe hari wineza imbeba indi niyihera igikose niyihera ntago izindi ndi kuzibuka neza igikwe niye ntago ndi kwibuka neza kuki se wemera papa cyangwa kimwemera nyine kuki umufana cyane ndamufana cyane nyine kubera asohora indirimbo nziza iza Kivumbi surazizi ntago ndazireba ariko njya mwumva uramureba ariko nawe ndamureba kuri nuza kuri phone nare kuri phone ariko ukaba wikundira papa cyane ufite sheri akare kubera iki ngo njye mu by'abasheri papa cyangwa se bizuye icyo bisobanuye papa cyangwa akareka nyine bo ugereranyije kumva papa cyangwa bumva bisanisha ugereranye ngo biki hano harimo n'imitsindo kana kamahirwe ako nyogokuru yamaye hose ni he hanga mu budurira kunda kunywa gake nta kantu urya iki narya
nanzwe n'iri gare ryanjye. Niryo urya? Ko uzarimara ryari? Bari abahungu sede bari abahungu z'imonde. Nta n'umwe. Kandi mbona nawe umeze nk'umuntu usa nabo mukuntu kunyogosha. Urancomotse. So ni muri esura muzi nitwa Sabor Rexon. Urabibona ko n'ubundi hano twibereye ku Gisozi twarebaga ngo Papa Cyangwe na Kivumbi ninde Renze man Derry. Abantu benshi si bavuze Papa Cyangwe kweli. Papa Cyangwe wallahi hano ku Gisi Papa Cyangwe mba nabonye akubiye usibye na analyse zabanywa akavuga bati Kivumbi ni umuhanga ashobora kuba atari umusitari nka Papa Cyangwe ariko ari umuhanga. So maguze udukombe ariko ndatugurisha kuko byo mfite mu rugo birahagije. Kora subscribe kuri Day to Day, ukore like, ukore share. Umva icyo nakubwira cyo ntihakagira handi hantu ujya atari hano, kubera ko buri munsi tugomba kujya tuza muri ibi bintu tukabikora tukabereka ngo who is the star. Nitwa Sabor Rexon. See you later. Bye.